Rutiro mu mberambe motoka zitari kurabaho kandi nikigamba ngo umuntu umwe niwe yafereire umeizaga muvuze kuri urutino kaba tuhuriye hanga kaba njewe ndi kureba ukuntu muje n'ukuntu umuntu wanje ayirutse kugwamo agapfa ndumva nezerewe ubwo muvuze ngo murenda ku rutino nyabuna ndi kubashima mbashimagiza ntonenda kuvuga menshi ngo nitubona urutino rutinze mbegambo bye onebo minister Sara Mateke uruminisita w'ihanga w'ibyo kwerinda hamwe n'inshonga z'abaziruineho yashobora ko rutindoru rumaziro bwireburengwa rutebo mu mbarira y'ihanga kunka rutarukorwa ngubweneji niyo shaha abantu hamwe n'abashubuzo mu cicekeke batandikiye kwekundira umwihanga ryabo 2010-2011 gezaho irarigita ariko noneho government yashajemo kugira ngo yubake. Nenda gushimira district engineer kuko igihe twabonaga turi kurwana na Ministry of Works, Ministry of Finance ngo tubone sente na radio nzira itaracamo dukoresha yindi nzira kandi Imana iradufasha tubona izo sente kandi niziri kubura tugiye kurwanya turebe ngo zikoze iki kozi ngo isente z'abaduhaye ntago zihagije. So my colleague Muringo ngugume Minister Sara Mateke yahamya kubatereho buryo bona kurebeka ngo rutindo rwakorwa ndo umurundogu atyo nko kusima abatura abo kwehangana ukwityo bwirobu kandi nko kushaba contractor kurebeka ngo yakore mirimo juba kandi ndasaba contractor kuko chairman yabivuze mukoranye n'abaturage n'umukorana n'abaturage nta muntu uraje kwiba cement yanyu baraba bari kubareba ariko nawe ni buri umuturage wa Busanza ugafatana n'abari kwiba cement ni wora buri kwimeninda ukashurwa rutinde n'utakorwa neza niwe uzabanza gukora iki. Ibyo bikiri aho Onebo John Kamara Nizeyimana uyu myeshengero abwishaza ari yavumbira South yasimo mubembezi w'ihanga abo kubahereza minister uriye nkwatanga bombice kabyabo ukando bahwerere munonga umbyentunguka zamukomera president mu mashi kuduhereza minister noneho ugitanga Museveni oye ati umwana bamuvanye mu ya mbere bakamushira mu ya gatatu mu ya kane mu ya karindwi nta mwishimaga mwebwe turishimaga ubu ngubu byo dushaka twabibona sibyo icyaka Muringo ngugume urya person wentebe ya katandu aba district ya Kisoro Aberi Bizimana yasimo mubembezi w'ihanga hamwe n'abebembezi bagenzi be abo kwatanisiza hamwe ahawe ntunguka ya district ambwire ntabwo dushaka ngo bazana abantu bahanze baze gukora hano keretse ba engineer bakaze abo tutashomesheje na indi mirimo agomba kuyibaha Urtindoru ndeza korwa ukumara mezi 12 gonka nko engineer James Karamira ol district engineer aba district ya Kisoro ari kushobora mita 2.093 billion then contractor nguko babwiye ni Genesis Contractors Limited kandi contract duration na mezi 12. Ubwo tuzi yuko agiye gutangira buno kugeza mu kwezi kwa kane urutino rwararangika twasha mu karuru mutanteranya n'isi mu karuru ko cyamana babyiye then expectations Urtindoru nirigite gombora yabunzaza irukurigamo ibyo kuriya bindi uteri no kugira ngo batembaye cyo bwega bo mwitaka ikiri kumanywa nkatini konka kwihortindoru ruceka byona beire byemereire makuraga gasha kwa Adonia Atweire aba Sky TV agenshonga muri Kisoro ebare Adonia Atweire